nare mbanje kubasuhuza inshuti bavandimwe muri Kristo Yesu. Mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, ijambo ryawe ni ukuri kandi ni ifunguro ritunga ubugingo bw'abawe bose. Ndagusabye Mwami kugira ngo umwuka wawe wera anshoboze njye ugiye kurivuga, kandi ashoboze na mwene data kuryumva neza no kurisobanukirwa. Urakoze Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bavandimwe, mbanje gushima Imana cyane, Imana iduhaye uyu mwanya mwiza kuri iki cyumweru kugira ngo tubashe gusangira ijambo ryayo. Niyo mpamvu nkurarikira cyane kugira ngo dufatanye twumve icyo Imana idushakaho uyu munsi wa none. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tubanze dusome muri Zaburi 144, Zaburi 144, umurongo wa 11 turagera ku murongo wa 15. Nyarura nkure mu maboko y'abanyamahanga, akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, ukuboko kwabo kw'iburyo ni ukuboko kw'ibinyoma, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza, bakiri abasore n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Ngo ibigega byacu byuzure birimo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarire ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu. Ngo amapfizi yacu agire imitwaro iremereye, ngo he kugira abatwaranira mu byuho cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kuba umuborogo. Hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dukomeze dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 18, umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 8. Ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 8. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana, ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 6, umurongo wa 10 tugere ku murongo wa 18. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro buteguza. Kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Somye kiriya gice cyo muri Luka ntajya gutindaho cyane,
ari uko nifuje ko mu itangira ry'ubu butumwa bwa none twibaza kiriya kibazo Yesu yabajije abigishwa. Icyo kibazo kiravuga ngo ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Ni umurongo wa 8 wa kiriya gice cya 18 twasomye muri Luka. Sinzi igisubizo wowe watanga urebeye ku bikorwa biriho muri iki gihe cy'imperuka, cyangwa nawe wirebyeho ubwawe. Yesu akubajije akambaza akatubaza twese ngo ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mbese igisubizo wowe watanga ni ikihe? Igisubizo njyewe natanga ni ikihe? Igisubizo twatanga nk'itorero ni ikihe? Hari ubwo ndeba ibikorwa by'abakristo batari bake nkibuka iki kibazo, nareba ibibazo duhura nabyo bidukamura bikadukubita hasi, nkibuka iki kibazo. Muri njye njya ngira ngo Yesu yabajije kiriya kibazo ababaye, kuko yarebaga ibihe bizaza harimo n'ibi dusohoyemo, akabona ukwizera kuzaba kurimo kuraca mu muriro kandi benshi bakazaba barasubiye inyuma. Hari icyo ijambo ry'Imana riduhamagarira gukora wowe nanjye uyu munsi, kugira ngo kwizera kwacu gukomere kandi gukomeze kugera ku munsi w'imperuka. Icyo ijambo ry'Imana ryadusabye none ni iki? Ni ukwambara intwaro zose z'Imana. Muri Zaburi dusomye uburyo Dawidi ashima Imana cyane yo yamuhaye imbaraga n'ubushobozi bwo gutsinda urugamba cyangwa intambara nyinshi yahuraga nazo, atari uko afite imbaraga ku bwe, ahubwo Imana ariyo imurwanirira ikamuneshereza. Dawidi atwereka ko umuntu muri kamere ye ari umunyantege nke, ahubwo si umunyantege nke gusa, ahubwo ni n'umuntu w'intamenyekana ufite kurama kugufi. Niyo mpamvu Dawidi yibaza iki kibazo muri Zaburi twasomye ngo Uwiteka, umuntu ni iki ko umumenya, cyangwa umwana w'umuntu ko umwitaho? Ameze nk'umwuka gusa, iminsi ye imeze nk'igicucu gishira. Mu kindi Kinyarwanda haravuga ngo Uhoraho, umuntu ni iki ngo abe yagushishikaza? Mwene muntu ni iki ngo ube wamwitaho? Umuntu ameze nk'umwuka uhumekwa rimwe, n'iminsi ye ikamera nk'igicucu gihita. Nubwo umuntu ari uko ameze, uyu munyezaburi atubwiye ko uwo muntu akomeye imbere y'Imana, ni uw'agaciro imbere y'Imana, kandi akundwa n'Imana. Imana imwitayeho. Iriya Zaburi 144 dusomye iteye mu buryo ubona ko ubuzima Imana yaturemeye ari ubuzima buzamuka, ari ubuzima bujya imbere, buva ku rwego rumwe bukagera ku rundi rwego. Gusa ntitubigeraho kubera izi ntambara natangiye mvuga, izi ntambara z'umwanzi duhura nazo. Mbese kubaho k'umuntu ni ubuzima Imana ituremera buva mu bwiza bujya mu bundi, ariko kandi ni ubuzima buca buri munsi mu muriro w'intambara. Dawidi asaba Imana kumukura muri izi ntambara. Ubwo nibo bisabira, ariko asabira ubwoko bwe, ariko kandi natwe turi muri iriya sengesho. Icyo asaba ni iki? Aravuga ngo kugira ngo tubeho neza, umva uko abyifuza, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba, ngo ibigega byacu byuzure birimo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarira ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu, n'amapfizi yacu agira imitwaro iremereye, ngo hoye kugira abatwaranira mu byuho cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira he kuba umuborogo. Hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka Imana. Icyampa twese akaba ari uko tumera. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mu kuri nk'abana b'Imana, ubuzima bwacu iyo dusenga nka Dawidi. Twifuza ubuzima busugiye, ubuzima busagambye, ubuzima buzira intambara,
bufite ubutunzi, haba mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ariko siko bigenda kenshi. Nasomye Bibiliya niga n'amateka y'itorero, ariko nasanze kuva kera abera b'Imana kugeza uyu munsi batabayeho mu buzima buzira intambara, haba ubwo muri ubwo buryo bw'umubiri, haba mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bwo mu mwuka. Abera b'Imana kubera ko bari mu isi, bari mu isi niho na Satani ituye. Satani niho ari, Satani niho azerera. Bagomba kuba aho ari n'ingabo ze ziri. Ntaho zitaba, nta mwijima cyangwa umucyo wazibuza kubaho hano ku isi aho abantu batuye. Aho ziri haba n'intambara z'uburyo bwinshi, ariko zose zigamije ikintu kimwe, ni ukurwanya ishusho y'Imana ariyo muntu. Iyo ntambara mu kuri Pawulo atubwira neza ko ari intambara yishushanya, iza mu shusho y'ibiboneka. Twebwe tukabona iyo ntambara ari umuntu, tukabona ari ikigaragara, ariko kandi Pawulo araduhishurira neza akatubwira ko iyo ntambara ari iyo mu buryo bw'umwuka. Imyuka ari mu buryo bw'imyuka mibi, kuko twabisomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ni urwandiko rugufi pe, ariko rwuzuye impuguro nyinshi. Iyo usomye ibice 5 bya mbere, ico Pawulo yarwaniraga ari naco ijambo ry'Imana ritwingingira kugeraho uyu munsi, nuko twese abera tuzagera ubwo twese tuzaba abantu bashitse, bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize y'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobora. Pawulo amaze kubwira Abefeso ibyo bagomba gukora byose, asoreza ku nama ikomeye twasomye mu gice cya 6 umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 18. Somye iki gice natekereje ko Abefeso bashobora kuba bari abakristo ariko batari abasirikare ba Kristo. Birashoboka ko bari batakiri ingabo z'Uwiteka. Mu kuri Pawulo arabashima pe, bari abakristo, ariko iyo usomye imbere mu rwandiko usanga ko hari ibyo Pawulo yasaga n'urimo aranenga. Abakristo basa nk'aho batagihagaze mu buryo bagomba guhagarara bw'ingabo za Kristo. Kandi ikindi cyo abakristo b'imperuka twibagiwe, mu buryo bw'umwuka isi n'ijuru birimo ingabo z'ubwoko bubiri. Hari ingabo z'Imana n'ingabo za Satani, kandi izo ngabo zihora ku rugamba zihanganye. Iza Satani ziteza ibyago n'amapfa n'ibibazo by'ubwoko bwose, bwaba ubwo ushobora gusobanura cyangwa ubwo ushobora kudasobanura. Twebwe itorero rya Kristo turi hagati y'izo ngabo z'ibice byombi. Ingabo za Satani zaraneshejwe ku musaraba, ariko ziracarwana. Twebwe abera b'Imana nta mbaraga dufite zo kurwana. Uturwanirira ahari ni Kristo Yesu wanesheje. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Icyo dusabwa ni ukwibuka ko turi abasirikare ba Kristo bitwara nk'ingabo koko, bafite disipline nk'ingabo z'Imana koko. Ariko ikibabaje ni uko tubona abantu benshi bitirirwa izina rya Yesu uyu munsi batagenda nk'ingabo ziwe. Abantu benshi bibagiwe kwitwara nk'ingabo z'Imana. Nta kibaranga bafite, bishushanya n'aho bageze, basa n'aho bari, bagasa n'aho bari kumwe. Uwemeye kuba umusirikare wa Kristo yemera no kuyoborwa nawe. Uwiyoboye wese agakora ibyo yishakiye bitajyanye n'ubushake bw'Imana, ntaba akiri umusirikare wa Kristo. Ijambo ry'Imana yatubwira mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2 umurongo wa 4, ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi ntabwo yakwambara za ntwaro zose twasomye, kuko mbere yo kuzambara hari ibyo agomba kuba yujuje byo gukiranuka. Umusirikare wa Kristo rero agira ingendo ye, agira imvugo ye, agira imyitwarire ye
itandukanye cyane n'iy'abapagani. Haleluya. Igice cya 4 muri cyo gitabo cy'Abefeso umurongo wa 17 haravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi kabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Paulo amaze kubabwira uko bagomba kuba bagenda, nibwo yababwiraga ati ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izi ntwaro z'Imana nizo kwambara igihe cyose kugeza ku mperuka cyangwa kugeza dupfuye. Ntabwo ari intwaro duterura tukageraho tuzirambika. Ntabwo ari intwaro twambara umunsi umwe uwundi munsi tukazambura. Ntabwo ari intwaro twambara isaha imwe iyindi saha tukayambura. Nigeze kumva umuntu avuga aririmba indirimbo, aravuga ngo abakristo benshi ngo bajye bavuga ngo jewe ngo ayo maboko yanjye ngo ashobora gushyira Yesu hasi ngo kongera kandi nkamufata, ngo kongera kandi nkamufata. Ntabwo ariko bavandimwe, tumenye yuko uru rugamba rwacu rutagira umwanya wo guhagarara. Nta mwanya w'amasezerano rugira ngo rube ruhagaze, kandi ntiturwanira, ntabwo uru rugamba tururwanira kure. Ni urugamba turwana turi kumwe n'umwanzi. Mugihe Paulo yandikaga uru rwandiko, Abaroma ndetse n'izindi ngabo z'ibindi bihugu barwanishaga inkota, bigasaba ko abarwana baba begeranye, kuko nyine ntabwo barwanishaga nk'imbunda. Bakundwa, twabishaka tutabishaka umwanzi ntaba kure, ntabwo aba kure yacu, nta nubwo twamuhindura, keretse gusa iyo twambaye intwaro zose z'Imana, Imana ikaturwanirira. Umwanzi wacu si umuntu, nta nubwo ari umubiri twambaye, ahubwo umwanzi wacu turwana nawe afite inzira nyinshi zo kuturwanya, zo kurwanya ubugingo bwacu. Uyu mwanzi ashobora kuzana imyuka mibi cyangwa ashobora kuza ari n'abantu babi. Twebwe rero niki twakora kugira ngo tubashe kunesha? Igisubizo ni kimwe, nicyo twakomeje tuvuga, nicyo Paulo atubwira, ni ukwambara intwaro zose z'Imana. Ibi bihe bya none dukeneye kwambara intwaro zose z'Imana muvandimwe. Nitudatwara intwaro zose z'Imana tuzaba dukinguriye Satani, kandi nitumukingurira niwe uzatsinda, twebwe tukaneshwa. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ntimubererekere Satani. Nta mpamvu yo kubererekera Satani, kuko Satani ni umugome. Ikidukomeza si ukurwana, ikidukomeza ni ukwambara intwaro zose z'Imana ikirwanirira. Muri ibi bihe bavandimwe, umwanzi ahagurutse mu nzira nyinshi zidafite umubare. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riduhamagarira guhaguruka tukambara intwaro zose z'Imana tudasize n'imwe, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe ku munsi mubi. Bibiliya iratubwira ngo tudatsinzwe ku munsi mubi. Umunsi mubi ni uwuhe? Umunsi mubi si umunsi ufite ibicu bibi, ahubwo umunsi mubi ni ibi bihe turimo. Ibihe byose Satani aba yaduteyemo niyo minsi mibi. Intwaro Paulo tubwira rero ni izikurikira. Ntabwo ngiye kuzisobanura cyane, ariko nibura nzikwibutse. Iya mbere ni ugukenyera ukuri. Ukuri niyo mpano ya mbere. Ukuri ni iki? Ukuri ntabwo mukuri ari kiriya tuzi ngo cy'ikinyuranyo cyo kubesha. Ntabwo ariko kuri kuvugwa hano konyine, ahubwo ukuri, iyo Paulo atubwira ngo dukenyere ukuri, ni ubuzima bwose bwo muri Kristo, ni imibereho mishya umukristo agenderamo. Igihe cyose yamaze kwakira Yesu Kristo, umukristo agira indi mibereho itandukanye n'iya mbere akiri mu byaha. Iyo mibereho mishya rero niyo ifata izindi ntwaro zose. Uko niko kuri Bibiliya itubwira. Iyo idahari, iyo umuntu atahinduye imibereho yiwe ngo yihinduke mishya muri Kristo Yesu, ngo yange ibyaha, n'izindi ntwaro zose ntizibona aho zifatira. Iya kabiri, Paulo atubwira ni ukwambara ugukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mu buryo bwa Bibiliya, iyo umuntu atagifite gukiranuka, biroroshye cyane ko Satani yica ubugingo bwiwe.
iya gatatu Pawulo tubwira ni uko tuba dukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro. Hanyuma ku ya kane kavuga ngo mutware kwizera nk'ingabo, mutware kwizera nk'ingabo. Imyambi Satani aturasa ni imyambi yaka umuriro, nta kindi cyabasha kuyizimya muvandimwe. Imyambi ya Satani yaka umuriro, ntabwo twayizimisha amagambo, ntabwo twayizimisha ubumenyi, nta nubwo twashobora kuyizimya kubera imirimo myiza, ahubwo imyambi ya Satani tuyizimya tubikoresheje kwizera, twitwaje kwizera nk'ingabo. Hanyuma iya gatanu twambara ngo ni mwambare ingofero y'agakiza. Ku musirikare wese mwiza w'umukristo ndetse n'undi wose wo muri ubu buzima bwo muri iyi si, iyo ari kure ubanza kubona ingofero ye kuko yambaye ku mutwe, iramukingira umutwe ariko kandi iramugaragaza uwo ari we. Agakiza kacu karadukingira, ariko agakiza kacu ntitugomba kugahisha abandi, kagomba kugaragarira n'abandi. Pawulo arababwira ati bavandimwe ni mwambara agakiza kababera ingofero. Hanyuma intwaro ya gatandatu itandukanye n'izo ntwaro zindi, izo zindi nizo kwambara, ariko iya gatandatu ivuga iki? Ngo ni mwakire inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Muri uru rugamba izi ntwaro tuvuze haruguru zose nizo twambara, ariko tukarwanisha ijambo ry'Imana. Niryo na Yesu yatsindishije Satani ubwo yari mu butayu ageragezwa. Muvandimwe, none se niba udafite ijambo ry'Imana uzatsinda Satani ukoresheje iki? Ntabwo yakangwa n'amagambo yawe, ntabwo yakangwa n'ubundi bumenyi, ntabwo yakangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Keretse ijambo ry'Imana ryonyine niryo dushobora kwifashisha kugira ngo Satani abashe kuduhunga. Muvandimwe wanjye, twisuzume rero turebe niba ibi bintu byose tubyujuje. Muri izi ndwara zose Pawulo avuga hari indi ikomeye, hari indi mpano ikomeye. Iyo ni iyihe? Ni ugusenga no kuba maso. Pawulo akatubwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, mugumye kuba maso musabirabera. Abavandimwe, iki gihe turimo n'utazi gusenga niyige gusenga, kandi tube maso, tube maso, dusengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Twisengere ubwacu ariko dusengere n'abera, ngicyo Imana idufasha. Bavandimwe, muri ibi twibaza byinshi ku buzima no ku byo tubona cyangwa twumva, dufatanye n'abera bose gukurikira iyi nama Pawulo aduha. Buri wese agerageze abiharanire, nibwo tuzanesha, kandi nyuma yo kunesha tukazabana n'umwami Imana mu bwami bwayo. Imana ibaho umugisha kandi ibaha imbaraga zayo. Amen. Reka dusenge. Data wera, kweretse mwene data wakurikira ijambo, mufashe, mushoboze. Dukeneye imbaraga zawe Mana, dukeneye kwambara intwaro zose z'umwuka. Hari igihe tujya twibagirwa tukirwanirira, ariko ndasabira mwene data wabashe kunyumva kugira ngo mwami Imana ishobora byose umuhe kwambara intwaro zose z'Imana, kandi umutsindire ibyo arimo aranyuramo byose. Umuhe umugisha wawe mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Vamos.